Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 233, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Turagushimiye kandi turaguhimbaje Mana Data wa twese. Dushyize hejuru izina ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri. Turakwinginze ngo riduhindure, turakwinginze ngo ritwubake, turakwinginze ngo ritweze. Mana, turakwinginze ngo duhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo ridutegeka. Ntituba abacu ngo twigenge, ahubwo tuba abawe kugira ngo dutegeke. Ubwami bwawe ari bwo buza gusa, ibyo ushaka gusa ari byo bibaho, kandi izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro gusa Data wera. Mu izina rya Yesu urakoze, amen. Turasoma muri Luka ibice 12:32 kugeza ku 34. Aravuga ngo, mwamukumbi muto mwe ntimutinye, kuko so yishimira kubaha ubwami. Mugure ibyo mufite mutange ku buntu, mwidodere udusaho tudasaza, aribwo butunzi budashira buri mu ijuru, aho umujura atabwegera n'inyenzi ntizibwonone, kuko aho ubutunzi bwanyu buri ari naho imitima yanyu izaba. Ibyo biri muri Luka ibice 32 kugeza ku 34. Ubutunzi buhishe mu ijuru. Aho umuntu ahisha aharinda cyane, kandi ahari ubutunzi bwinshi hashyirwa uburinzi bwinshi. Imana ishimwe. Ubwitonzi utwarana igikapu kirimo 5,000 ntabwo mwangana n'ubwo watwara igikapu kirimo 100,000. Uko amafaranga yiyongera niko uyafite ahangayikishwa no kuyarindira umutekano, ndetse ko yongera mu bwinshi niko n'umutima uyatekerezaho kurutaho, ukatekereza aho ahishe kurutaho. Icyakora hano mu isi ntaho ibyago bitagera, nta gihoraho muri iyi si, nta hantu ibi bitagera, ariko mu Mana ho haratekanye, nta mujura uhagera kandi nta ngese igerayo. Umumaro wo guhisha ubutunzi bwawe mu Mana ni uko mbere na mbere biguha amahoro n'umutuzo, kuko uzi neza ko nta muntu wakwiba Imana. Icya kabiri ni uko bikura amaso yawe mu isi bikayahanga ku Mana, kuko umutima w'umuntu uba aho ubutunzi bwe buba. Uko urushaho kwitanga mu bwami bw'Imana niko urushaho kuwukunda, kandi ni nako umutima wawe urushaho kuva mu by'isi ukajya mu by'ijuru. Erega umutima wawe uhora ukurikira ubutunzi bwawe. Aho ubutunzi bwawe bujya niho umutima wawe ujya. Niyo mpamvu abantu bamwe bishwe n'amaganya, ndetse bafite ubwoba bw'ibizaba, kuko ubutunzi bwabo buri mu isi yuzuyemo ibiteye ubwoba, intambara, abajura n'abahemu. Mu Mana hari ibyiringiro byuzuye. Buri munsi uhora ari mwiza kuruta uwawubanjirije, n'ubwiza tubuvamo tujya mu bundi. Ntabwo Imana izatakaza icyo wayirindishije, kuko si umuswa cyangwa umunebwe, kuko ntabwo yoshywa ibibi. Nuko rero ufashe abababaye, urukundo rwawe rugira imirimo, ushore imari yawe mu bwami bw'Imana, kuko utazigira wicuza gufata icyo cyemezo cyiza, ndetse sinshidikanya ko vuba cyane uzasanga ari cyo cyemezo cyiza wafashe mu buzima bwawe bwose. Reka dusenge. Turagushimiye kandi turaguhimbaje Mana, tugushyize hejuru. Ijambo ryawe ni ukuri, riratubwira ngo tubike ubutunzi bwawe mu bwami bwawe, kuko ubwo bwami nta ngese, nta nyenzi, nta bajura babugeraho. Turasenze rero natwe mu izina rya Yesu. Turasenga tuvuga ngo Mwami Imana, uduhe ubwenge bwo kubika byo kukubitsa ibyo waduhaye. Mu izina rya Yesu KRISTO, utwigishe gushora imari mu bwami bwawe. Utwigishe gushora imari Mwami Imana mu mutungo wawe, muri banki zawe, zimwe zidahomba, zimwe zitiba, zimwe zitabeshya. Mu izina rya Yesu KRISTO ndaguhendahenda, Uwiteka Mana igira neza, uduhe ubwo bwenge butuma dushora imari mu bwami bwawe. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, urakoze kumvishe kwinginga kwacu. Mu izina rya Yesu turagushimiye Data wera, amen. Isezerano ry'umunsi twarisanga mu Baroma ibice 2:6 kugeza ku 7. Haravuga ngo, kuko Imana izitura umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ibyo biri mu Baroma ibice 2:6 kugeza ku 7.
Imana iguha umugisha bwo gufatanya natwe, Imana iguha umugisha bwo kumva ijambo ry'Imana, Imana iguha umugisha bwo kwemera guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Ndagusaba umugisha ku Mana, ndagusaba ngo Imana iguhe umugisha, ndagusaba ngo Imana ikuzuze imbaraga zo gukora ubushake bwayo, ndagusaba ngo Imana iguhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ijambo ryayo, ndagusaba ngo Imana ikuze umwuka wayo wera, ndagusaba ngo Imana ikuze urukundo rwayo rwinshi cyane, ndagusaba ngo Imana ikuze guca bugufi nyako, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kwifatanya natwe, niko ngusengeye kandi niko nisabira mu izina rya Yesu, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.